Amakuru mashyashya agaragara hano kuri screen yacu ni uko barimo batubwira ati mainnet safety reminder, bavuga ati rinda account yawe. Urabizi ko twamayininze zabaye migrated zijya muri aho bita kuri mainnet, mbese handi ziri live kuba wanazikoresha muri browser yawe. Murabizi rero muri iyi minsi hari ikintu cy'ubusambo nk'uko ngiye kubibereka bimeze, ngiye kubereka muri ino video. Urabona barimo baratubwira ati safety reminder to only use your p-wallet in Pi browser at exact wallet. Ibuka mbese gukoresha p-wallet yawe muri Pi browser honyine, muri ya app ya Pi browser. Wirinde kuba hari ahandi wakirika, dore nk'hano hari igihe tuza kumayininga ukabona bakweretse iki notification kikubwira ngo watsindeye Pi 314, wagikandaho bakakwereka aho ushyira passphrase bagahita bakwiba Pi zawe. So irinde, niba ari Pi wallet ugenda ufungura Pi browser aba ari ugenda uyifungurira. Reka nze mbereke itandukaniro rero no kuri Facebook birwa babyamamaza ku buryo nawe bitazagutera urujijo, numara kubona usobanukiwe usharinge video byereke n'abandi bagiye utumira kugira ngo no bakomeze birinde batazibwa Pi zabo, kandi murabizi izi Pi zigiye kuduhindura ubuzima. Waba uhombye umutungo, waba ufite Pi 5, waba ufite Pi 20, waba ufite Pi 100, ni umutungo ukomeye utagomba gufata uko ubonye ngo uterere inyoni. Tudatinze rero reka dukomeze turebe uko byifashe. Niyo mpamvu nkomeza nkubwira hano kuri Mwizerwa Media TV ngo rinda umutekano wa Pi zawe. Aha ni kuri Facebook. Iyi notification bajya banayiduha tumaze gukora mining. Ngiye kuyikandaho murebe uburyo ki bahita bambwira ati ninshyiremo passphrase nkamera nk'uwinjiye muri Pi browser nkajya muri wallet, kandi atari byo pe. None ngiye kwereka itandukaniro ry'aha hantu mbereke no muri Pi browser kugira ngo uzabireba ajye abona ko bitandukanye. Kadukana hano handitse ngo get offer, murebe icyo barahita badusaba. Urabona guys, ahangaha baragusaba neza gushyiramo ya magambo 24 yandi dukoresha muri Pi browser. Urumva uramutse uyashyizemo tayari Pi zawe zaba zigiye, kuko aha hantu ntabwo ari muri Pi browser hanyaho. Noneho reka nze mbajyane no muri Pi browser isanzwe, niturangiza turebe ngo ese muri Pi browser ibisa gute itandukanye n'iyi ngiyi y'ibi bisambo. Kadusubire inyuma tuze turebe Pi browser. Noneho kuri wallet yacu ya nyirizina dufungure iyi wallet, murebe ibisambo ukuntu neza byadukaniye. Murabona ahangaha naho barimo muri wallet yanjye isanzwe bari kunsaba amagambo 24 cyangwa banakoresha fingerprint. Ubu rero hariya wabibonye, uretse ko n'iriya option yo gufungura ukoresheje fingerprint kuri biriya by'abajura ntayo nabonyemo, ariko nayo buriya bazayishyiramo. Niyo mpamvu rero bisaba kugira ngo twitonde cyane, kuko ahangaha uramutse ushyizemo passphrase nta kibazo, ariko uyishyize handi nakweretse kuri Facebook, ariho ahangaha. Urabona ahangaha ni muri original nk'uko uri kubibona, aha ni muri original, ahangaha ni kuri Facebook hano habanza. Guys, ngira ngo urabona abajura barakaniye pe, barakaniye, ibintu birasa, uri kubireba wagira ngo nibyo koko, warangiza ugatushyiramo passphrase yawe bagahita bakwiba. So twitonde rero. Urabona ya option nakubwiraga ngo unlock with fingerprint, ahangaha ntayo bafite kuri Facebook. Ndetse niyo ugiye kumayininga bajya baguha notification ko watsindiye ama Pi, wafungura bigafunguka nk'ibi byo kuri Facebook. Ushyiramo amagambo 24 Pi zawe bakaziba. Twirinde rero
kuba tubonye notification hariya niyo waba ugiye kumayininga ukayibona ntabwo bihagije kugira ngo uhite ushyiramo passphrase yawe. Jya ubanza urebe ko wafunguye P-browser ya nyayo ubone kuba wajya wakoreshamo 24 cyangwa se fingerprint yawe. Murakoze cyane kureba ino video, ntibagire gukora subscribe, like na share kuri Mwizerwa Media TV, ndetse uhereze ino video n'inshuti zawe kugira ngo nabo babashe kurinda pi zabo batazaba bararuhiye ubusa ugasanga nabo baribwe rwose. Ibisambo byarakaniye, twirinde cyane, ndabakunda. Tuzakomeza tureba n'ibindi bitandukanye byatuma dukomeza kurinda payi zacu ndetse dukomeza no kubisangiza n'inshuti zacu n'abandi twatumiye.